reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nkurikirana umunsi ku wundi kuri Dev Rwanda. Kwibutsa gukora subscribe utarayikora kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri YouTube. Tudatinze reka dukora inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi ni umukobwa wanzwe ni wawe bitewe nuko yari yamaze gukunda umusore w'Umusiramu. Bityo rero umukobwa abasha kuba yahunga abo dore ko iwabo batumvikanaga. Reka dutangire n'inkuru yacu y'urukundo. Hari umukobwa umwe wari utuye mu mujyi, gusa muri uwo mujyi wabo barakore cyane dore ko bari bakijijwe. Mama we yifuzaga ko rwose yazashakana n'undi muhungu basengana kugira ngo urugo rwabo ngo ruzabashe kuba rwakomera. Nuko rimwe Era nyina yaje kumubaza ati se Era mwana wanjye ufitiye gahunda muri ubu buzima bwawe ko mbona rwose ugenda nk'udafite gahunda? Ati mama ubwo se iyo mbwiye ngiye gahunda ubwo kuko mama namenye ushatse kumbwira iki? Nyine Era iyo nkubajije ngo ufitiye gahunda nyine mashaka kumenya nyine kuntu utekereza ejo hazaza hawe ndetse n'ibindi bintu byinshi byiza byazaba ku buzima bwawe, ukuntu nyine ugenda ubitekereza ndetse no kubitekerezaho. Ati mama nawe rwose ubwo ngubwo kuko namenye icyo ngusubiza. Ati mama ko nzi neza ko ari wowe utwigisha kwigizera ko tubwira ngo twirinde ibyaha ndetse n'ibindi bisa nabyo, ngibindi tubitegereze turebe iby'Imana izakora. Ubwo kuko mama namenye ejo hazaza hanjye ko byose biri mu biganza by'Imana. Nuko mama Era yaseka asubiza Era ati ariko Era mwana wanjye ibyo ngibyo ndabyumva kandi ndabiha agaciro, gusa ugomba kumenya neza ko mwana wanjye iyo udateguye ejo hawe heza nta wundi muntu wagutegurira rwose, kandi nk'uko ubizi n'ijambo ry'Imana niko ribitubwira ngo Imana izaha umugisha imirimo mu maboko yacu. Nuko Era yaseka asubiza nyina nawe ati ariko mama ibyo nabwo ndabyumva, nyine Imana izaha umugisha imirimo mu maboko yacu, ariko se mama ntubizi ko ejo bundi ariho nkirangiza koko? Ariko mwana wanjye umwaka umwe ushize urangiza kaminuza koko niwe utuma uvuga ko urangije ejo bundi? Umwaka ni mwinshi mwana wanjye ushomereye uri aha ngaha mu rugo, ni nayo mpamvu wumva nkubaza ibyo bintu byose rwose. Nuko Era yaseka abwira nyina ndetse amubwira afite icyizere ndetse n'ibyishimo byinshi ati mama rero ntugire ikibazo ndetse ntunantekerezeho cyane kuko ndabizi neza mama ngiye mba mbona bizagenda neza kandi bizacamo, kandi urabizi neza ahantu hose na prayinze nta namwe baransubiza. Rero sinzi impamvu wagira impungenge cyangwa ukagira ikibazo ku bijyanye n'iby'ubu buzima. Mama ntugire ikibazo rwose, ibintu biraza kuba byacamo ndetse vuba aha ngaha ndaza kuba namera neza mbone ku mafaranga. Ati okay mwana wanjye rero sinabyivangamo, reka twizere ko hamwe n'Imana nk'uko ubitekereza rwose ariko bizakugendekera. Ati yego rwose mama ntugire ikibazo pe. Gusa Era yarafite abashuti be ndetse abo bashuti be barakundanaga cyane rwose, dore ko akimara kuganira na mama w'abashuti be bahise ko baza kumureba. Nuko bahise ko bakomanga ndetse mu gukomanga rwose nyina yahise kabwira Era ati Era uko byasa kose abo ngabo niba Idini rwose baje kukureba, rero wagenda ugafungura ndetse ukumva icyo bagushakira pe. Ati mama ariko bari abakobwa nabo mana baranjagaraza, ubu se koko kano kanya baje hano kandi nanone gushaka iki, bari kunshakira iki? Ati ariko Era mwana wanjye wagenda ndetse ukabumva wasanga ari ibintu by'umumaro bagiye kuba bakubwira. Ati okay mama nta kibazo, dore ko no kubumva rwose kuri nge ntacyo bitwaye, reka mbafungurire baze tuniganire dore ko Dina nari namukumbuye. Nuko Era yahise afungura urugi, mu gufungura kuko ntabwo yari yibeshye asanze ari ba Dina bari baje kuba bamureba. Nuko Dina yahise ahobera Era ndetse amuhobera afite urugwiro rwinshi cyane. Ati wow, ati Era yo you look so sweet kabisa, uragaragara neza cyane pe. Ariko Dina nawe ujye ureka gukabya pe, use ko kuri kubona ngaragara neza biri seriye? Ya of course rwose urasa neza wagira ahubwo uri kwisigaho amavuta we. Nuko mama wese kaza ndetse aza abyikerera amati Dina ubu se uri kubona Era ari gusa neza cyane? Ati yego rwose mama ahubwo usanze ndi kumubaza amavuta ari kwisiga kugira ngo rwose nanjye nisige wende be ko ntacyo, urabona njye na Era duhuriye kandi ngo bira ngo twarangirije rimwe uriya mwaka twese. Atariko Dina ndatekereza nimba ntibeshe ushobora kuba ufite akazi. Ati of course mama afite akazi, ariko nyine ndebera Era yarabyushye, Era asa neza agaragara neza mama, kandi ndebera rwose ngewe ibaze ko mfite akazi nkabasa gutya. Era please rero mbwiza ukuri pe, mbwira ko nturi kubigenza kugira ngo use gutya mani, kuko sha uragaragara neza ku rwego rw'uko utabitekereza. Nuko mama Era yahise kabwira Dina ati nakubwire nanjye numvireho rwose. Era ariko mana yanjye ubaye waba urimbutse, nizere ko nta yandi mavuta rwose ahindura uruhu rwawe rwose ujya wisiga. Ati wa rwose mama erega mama ngewe
nyine mba nizera Imana pe, urabizi mba nibereye mu makorari nsenga nezererewe Imana. Rero Imana yambwiye ko igiye kunyisiga nyine igikundiro kandi kangira mwiza pe. Rero ibi ngibi kuba muri no kubimbwira ahubwo mama nimwe mu mirimo y'Imana, ahubwo bikomeje gutuma nizera Imana ko n'ibindi byose yambwiye izabikora. Ati yego ubwo ushatse kuvuga se ko ngiye nta Imana yansezeranyije? Ati hoya rwose Dina, ndabizi birahari kandi byinshi, kuko urabizi ibyigambirira kuri wowe si biba ahubwo ni byiza, ariko nyine biba bihabanye pe, biba bihabanye ntabwo babihuye. Rero niyo mpamvu nyine mba nanizeye Imana ko nawe rwose don't worry rwose Imana izagira neza, kandi n'ibyo uvuga wanasanga hari n'abandi babona ndetse bakabona ko rwose nawe hari imirimo myinshi Imana yakoze ku buzima bwawe, ahubwo wenda sinzi uko tuba tubitekereza, maybe tubitekereza mu buryo butandukanye. Ati of course nabwo byashoboka rwose, ukaba usanga ari nayo mpamvu biba bigoranye, ariko nta kibazo, umugani wawe Imana rwose irahari ku bwacu kandi izatugirira neza. No kuba ari muri ibyo ngibyo rwose bahise ko bamuhamagara ndetse bamuhamagara kuri telefone. Gusa mu kumuhamagara rwose dore ko Dina ari we afite telefone ya gusa Dina akibona umuntu wari umuhamagaye se ko yikanga cyane. Ati Yesu Kristo, ndabona Juma ahamagaye noneho mama wamenye ko ari Juma yamwica ntiyamumerera neza. Nuko mama yahise kareba Dina, ati se Dina ko mbona mwana wanjye bisa nkaho uhindutse ku isura, ninde uhamagaye Ati mama nyine nta birenze, ahubwo nuko nyine ni umushiti wacu twari twabeshye ko turi buze kuba twajya kumusura, kandi none rwose ndi kubona amasaha yadufashe, sinzi neza ko rwose turi buze kuba twajyayo. Rero arampamagaye mpita ko mbyibuka, dore ko nanabyirengagije rwose, ntabwo nabyibukaga. Rero nyine arampamagaye ndabyibuka nyine, niyo mpamvu ubonye bisa nkaho mpise ko nikanga pe. Ati wow, byose nibyo byagatumye rwose wikanga? Uzi ko mu maso yawe herurutse nkagira ngo ni ikibazo uhuye nacyo? Ati mama nta kibazo nari mpuye nacyo, nyine uko niko kuri, nuko byari bigenze pe. Nari nikanze bitewe nuko nyine mama sinkunda kubeshya, rero iyo mbeshya umuntu mba numva rwose nkoze amakosa ndetse mpemutse. Rero niyo mpamvu ubona bisa nkaho nari nikanze, gusa nta kindi kibazo rwose kibirimo. Ati okay mana we ufite inshuti nziza rwose, inshuti ibeshya ndetse ikagira ikibazo, abandi bo iyo babeshya rwose ntacyo, nyine aba ari ibintu bisanzwe nta biba birenze. Ati no mama nyine njyewe na nuko nguko twagiye dukura, urabizi ko njye na twakuranye, rero ibintu byo kubeshya ntabwo biba bidushishikaje cyane rwose. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo Juma yarongera ahamagara, gusa mu guhamagara rwose Dina ntabwo yigeze amwitaba ndetse ntigeze abwira ko hari uri kumushaka. Gusa kwa Juma ho petit frère we yamusanze muri salon, ndetse mu kumusanga muri salon amubaza ati se Juma uri guhamagara ndewe igihe wahereye ukompoza izo nomero, ntuzi ko hari umuntu ataba gushaka we? Uzi ko umaze guhamagara inshuro zirenga 40 ingahe? Ndi kubona wanataye umutwe bro, byagenze biti? Ati kari wareka nikize shandi guhamagara uriya mukobwa rwose yanze kumfata. Ati hoya se kandi utambwira ko none nabwo yongera gusaza rwose? Ati no bro, ubuse buriya nabyita ko ari ukunsaza, ntago ari ukunsaza pe, ahubwo nyine ntabwo nyine namuhamagaye kenshi kandi dufitanye gahunda nyine ko twavuganye ko mu weekend rwose tuzasohokana. Rero nari mvuye gusara mpita ko muhamagara nimba kiri muri ya masengesho yabo y'abarokore, simbizi bro, gusa nyine ntabwo bari kumfata kandi nyine bintera ikibazo. Ariko Juma rwose uransetsa pe, ubu koko ntubona ko rero rukundo rwanyu rudashoboka we? Ati udashoboka se gute kandi? Nyine Juma sinaguca intege bro, urabizi uri mukuru wanjye pe, kandi nyine ndabizi uriya mukobwa uramukunda ndetse umukunda cyane, gusa ujye utekereza ndetse umenye neza rwose waba ukuntu bameze gute? Se ujya ubona nyina atari umuntu mwiza, ujya ubona nyina adakijijwe? Bro biriga kuba umuntu akijijwe ndabyumva, ariko shaka umwana wawe rwose ujye uhindura isura, atari ko kari nawe rwose urantangaje bro. None se uratekereza ko nyina yagira ikibazo kuba yanshingira umukobwa we? Ati no bro, ntago ari nkuko nguko bimeze, ikibazo rigasuka kugushingira, ahubwo nyine can you imagine abarokore abisilamu bro, urumva ibyo bintu rwose byahura? Ariko Karimu rwose ndumva, none se utekereza ko aje mu rugo yabasha kubaho nabi cyangwa twamufata nabi? No bro, nyine wowe ntabwo uri kumva ikintu ndi gushaka kukubwira rega Juma.
ati okay rero kari nsobanurira neza ntarebe rwose menya ibyo ushaka kuba wambwira kuko kugeza na n'ubu rwose ntabwo ndi gusobanukirwa ibintu ushaka kuba wavuga pe. Nyine urabona uriya mukobwa ni umurokore pe, kandi nyine abarokore urabizi ntabwo bemerewe gushaka mu rindi dini, nyine ntabwo byashoboka ko babashyingira mudahuje idini. Rero biragoye, bisaba ko hari umwe muri mwebwe rwose uzahindura idini kugira ngo yemerere undi babashe kuba babana. Kandi uriya mukobwa rwose ego ku mama pasiteri ujya ubona ibitambaro aba yateze bro, sindishuwa neza ko rwose aho ngaho muzahuza pe. Bro uransetsa rwose, tuzahuza ahubwo cyane. None se uratekereza ko hari ikibazo kibirimo? Uriya mukobwa icyambere arankunda kandi rwose ndatekereza urabizi nanjye ndamukunda. Rero kuba twahuza ndetse tukabana ahubwo njye mbona bizoroha bitazanagorana. Bro singuciye intege kuko ntabwo nyine ntacyo mbiziho ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo, ariko bro ndi kubona uri kuvomera mu gitobotse pe. Ariko cyakora icyo uzi cyo uzi guca abantu intege pe. Ubu uri kubona ndi kuvomera mu gitobotse nk'uko ubivuga. Bro for sure rwose sinakizera ko rwose uriya mukobwa muzagumana. Tuzagumana ahubwo bikurenge, kandi njye nzaguseka igihe uzajya ubona rwose turi kumwe ndetse tubana muri uru rugo. Ati hoki nimbuzi ko uzaba umurokore rwose, kandi urabizi rwose waye umurokore shehe se buriya yakwemerera, we papa yakwemerera, ubwo ntiyahita akaguca muri uyu muryango. Ati nonyine njye nzaganiriza papa, nzamuganiriza kandi ndabizi neza rwose azabyumva. Kandi rwose nubwo atabyumva, erega bro namaze kuba nakura ku buryo rwose kuba nava muri runo rugo nkagenda ndetse nkibeshaho, nkazana umugore mu gihe mu rugo tutari kubyumvikanaho. Ndumva nta kibazo kibirimo pe. Ati okay fine, ntaribi rwose bro, ntaribi ko nta kibi nkwifuriza, reka turindire wenda tuzareba ibyo ari byo. Ati okay sa ntaribi rwose. Gusa nkuko mubizi rwose twari twasize mama Era ndetse na Dina bari kuganira, dore ko na Era rwose bose bari muri salo. Ati ese Dina ko nabonaga baguhamagara ku telefone yanjye ukikanga ndetse ukabwira mama ngo umushuti none dufitanye gahunda, uretse ko mama kandi buriya disi ngazi kuvugisha ukuri. Mama aransetsa ati okay nseka nyine nseka ufite impamvu zo kunseka. Cyakora uransetsa muko uri kunseka ntuzi n'impamvu rwose yatumye mbeshya mama wawe. Ati none iyo ukimubwiza ukuri we n'ibiki byatumye rwose umubeshya, kandi ubizi neza ko ntabwo nkunda kubeshya mwana, ari kumubwiza ukuri pe. Ati yena kumubwiza ukuri ko ari uriya muhungu wawe. Ati Dina uhe muhungu se? Kandi ubu nari kwifata nkabwira mama wawe ko ari umuhungu wawe w'umusiramu uri kuguhamagara ndetse wagutesheje umutwe. Ati Juma se? Kandi ati ya yego rwose Juma niwe uri kuguhamagara. Ati Yesu we ahubwo mbwira ushaka nzi kukugurira iki nimugoroba? Ndaza kuba nakugurira ibiraha pe, kuko wantabaye ubuse koko mama nari kumukizwa n'iki none yari kumanika. Ati none uri kunseka ngo ibiki n'ibiki? None se Juma yaguhamagaye kangahe? Ati ku byasa kose birenga inshuro 10 pe, kuko yampamagaye nanjye numva binteye isesemi pe. Atahe kandi se wajya uvuga amagambo meza uri kumva nk'ayo magambo uri kuvuga isesemi nk'ubu ngubu koko ibijemo hano gute? Ati oya nyine ushobora kubibabarira ariko niko kuri pe, ni ukuri rwose uriya musore wawe yampamagaye none nanjye numva birandenze. Haro yego komana yanjye niko Shanome wahubwo ese uriya muhungu ko ni mushwana hazashyara? Ati no nta n'ikibazo kizabaho, ahubwo sinzi uburyo ubifata, ahubwo se nyine mbwira byagenze bite? Nyine byarangiye bite? Byarangiye bite nyine? Namwihoreye sinamwandikiye na SMS, ubwo nyine uraza kumubwira ko ari uri busy. Tisha nyine Dina uriya muhungu uramuzi neza kuntu yirakaza, byange bikunda ubu ngubu rwose yandakariye pe. Ati no ntabwo yakurakarira, ndabizi niba gukunda ntimukundana by'ukuri se. Ati of course rwose ibyo ngibyo ntukajye wirirwa unabyibazaho kuko urabizi neza rwose uko ni ukuri. Ati okay nimba mukundana rero sinumva impamvu rwose atakumva impamvu yawe, uri buze ko wamubwira kuntu byagenze bana. Ati kandi ahora bimbwira rwose, ahora mbaza ibintu byacu byo kubana nkamwirengagiza nyine nkabyima amatwi, gusa mba mbona bigoye pe. Biba bigoye gusa sinzi ukuntu bizagenda, nimba azahindura idini nimba uzarihindura I don't know. Ati oya nta mpamvu yo kuba twabitindaho bino byoho, reka tubiharire Imana tuzareba ibyo ari byo.
ati ok rero ugire umuhamagare ndetse muvugane. Gusa barakwereka rwose mama Ella yaragisohotse ndetse ajya gusenga, dore ko yaragiye mu byumba byabo by'amasengesho kuba yasenga. Gusa mu gushikayo rwose yahuye n'undi mu mama rwose wari umushuti we, nawe bakomeza kuba baganira ndetse baganira ku by'abakobwa byabo. Ati se mama Sora umeze neza? Ati yego rwose mama Ella ameze neza, sha twari tumaze agahe rwose tutabonana. Ati yego rwose mama Sora amasomo aba yagiye akantwara nyine nkaba busy mu rwego rushoboka pe. Ati ariko nawe rwose ese uracyari kwiga rya shuri rya Bibiliya? Ati yego rwose mama Sora ndi kuryiga pe, kandi urabizi kuba ndi umwarimu kuri uyu mudugudu wacu, sha nyine bashobora kuba banyirukana cyangwa bikagenda nabi, kandi urabizi nyine ari amashuri ya Bibiliya dukeneye kuba twayiga tukabona na degree yayo rwose. Ati ariko nawe ushobora kuba ukunda rwose uyu murimo wawe w'ubwarimu. Wabiretse mama Sora, ninkubwira ngo nkunda kuba ndi mwarimu kuri iri torero, nkunda kuba sabana n'abakristo bagenzi banjye, nyine umva mbese wumve ngo mba numva nishimye cyane ku rwego rw'uko utabitekereza. Iyo ndi hano mba ndumva nyine numva ndi muri bene data, nyine sinzi uburyo nabigusobanurira pe. Ok fine, Imana ishimwe rwose, ntacyo bitwaye rwose, Imana ikomeze gukomereza amaboko. Sha urakoze rwose pe, kuko Imana ikomeze inkomereza amaboko kandi ndayizeye ko bizagenda neza. Ati ok fine, none se reka nkubaze iki se kandi mama Sora, amakuru y'umukobwa wawe Ella? Ella ameze neza, ari aho arakomeye, gusa nyine akomeje kuba yabura akazi pe, akazi ntikari kuboneka. Ati ariko mama Ella ejo bundi Ella twarahuye ndumirwa pe, umukobwa wawe yabaye mwiza, yarabyibushye, nyine wagira ngo si umushomeri. Yewe ejo twari turi kumwe n'aba mukobwa w'umushuti we Idini mu rugo turi kubimusererezaho, ariko tubwira ngo Imana yaramubwiye ngo igiye kumwambika ubwiza. Rero ya mukobwa afite ibyasezeranyijwe byinshi, sha ababikuri nyine aba yizeye Imana ko izabisohoza. Rero yari ari kunserereza ambwira ati ibi ni ibihamya bigaragaza ko n'ibindi byose Imana yambwiye izabikora. Ati yego ariko buriya rwose mama Ella umukobwa wawe yakubwizaga ukuri pe, urumva nyine buriya ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko nyine ibintu Imana yamubwiye izabisohoza kandi bigomba gucamo neza. Ati yego rwose pe umukobwa wanjye ameze neza nta kibazo. Ati ariko mama Ella none se buriya Ella nta na fiance koko? Sha mama Ella rwose yakuze pe, niyo mpamvu nkubajije icyo kibazo. Ati aba yataranabona akazi ngo arabona fiance. Ati no, none se Solange wanjye ejo bundi ntuzi ko rwose baje kumufatira irembo? Ati yego rwose ndabizi kandi byari ibirori byiza rwose, byari biryoshye. Ati yego byari biryoshye, ariko wibuke ko Solange rwose na Ella ndatekereza bari mu kigero kimwe, burya Ella ntarusha Solange imyaka 2. Ati yego rwose amurusha imyaka 2 gusa, ibyo ntitwabigenderaho ndetse ntitwanabitindaho kuko ndatekereza abakobwa bajya bakura nyine bahambuka vuba kandi barasiganwa cyane. Ella ashobora kuba yanamara n'imyaka 5 rwose atarashaka kandi Solange yaragiye, niyo mpamvu rwose ibyo ngibyo ntabitindaho. Ariko mama Ella uri ufite no kuzajya uganiriza umukobwa wawe ukamubaza nyine ukumva ati se Ella basi wawe ufite nyine ukamubaza ukumva rwose kuntu ibintu bimeze. Ati ok si ibyo ngibyo rwose nzajya muganiriza numve, gusa ndatekereza rwose Ella aracyari nta gahunda rwose, nta n'umusore njya numva bavugana pe. Ati buriya rero abakobwa ntubazi baba babitse byinshi, wasanga afite umuhungu rwose bakundana ari uko utabizi. Ati ok abaye ahari rwose bitwaye iki se? Abaye ahari ahubwo yaba ari umugisha, niko ntekereza. Nimba ahari rwose nanjye nyine ntabikunda rwose, ntacyo byaba bintwaye nimba ahari. Ati ok reka dutegereze rero tuzaba twumva ibyo ari byo. Nuko Ella yaje guhamagara ndetse ahamagara Juma. Ati hi baby. Ati hi biki se koko ubu ngubu nzakugire gute koko? Reba nk'igihe cyose naguhamagariye ubundi wumvaga ko usiya kibana nifite ikibazo kuko simba nanapfuye nanahoze bananshinguye abandi ugutabaza. Ati no come on baby, nawe rwose bikabye kandi nibyo gupfa bijemo. Ati rwose Ella nyine ubu uri kuntera ikibazo pe, reba nk'igihe cyose naguhamagariye ndetse ukanga kunyitaba, ase wari uri mu biki? Ati nyine be I'm really sorry, urabizi sinakubeshya, nyine wamuhamagaye ndi kumwe na mama ndetse na Dina, rero ntabwo nari kukwitaba kandi urabizi simwebwe b'Isiramu muri iyi quartier yacu nyine bakaze. Mama arabizi neza ko muri ab'Isiramu rwose kandi na papa wawe ni shehi, rero
sinzi pe kumbona rero tuvugana ndetse ndabizi wari guhita kumpamagara ngo hi baby kandi uvuga cyane pe mama yari kubyumva kandi sinzi aho nari kurara pe. Okay fine, none se ntaribi ndabyumva pe, ariko se era uba ubona ibi bintu bizageza he nyine? Uba ubona amaherezo y'ibi bintu ari nyine? Sinumva simbyumva amaherezo y'ibi bintu rwose sindi kuyashikira. Tuzaguma twihishe kugeza ryari? Ese ntabwo tuzabana, tuzaguma muri ibi ngibi? Solange wa undi umushuti wawe ejo bundi ntibamufatiye irembo? Yeah of course ndabizi rwose bamufatiye irembo, ariko none se Juma basi we ntunkunda? Ati era rwose ntukajya umbaza ibibazo by'amafuti pe, ntukajya umbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amafuti, kuko ibyo bibazo ntaho byatujyana ndetse nta naho byatugeza. Ubu icyo ni ikibazo imyaka 4 tumaranye yose kuva watangira kaminuza, icyo cyaba ari ikibazo wagakwiye kuba ukiri kumbaza. Ati nyine Juma I'm really sorry, gusa nyine kuba unkunda nanjye ngukunda icyo nicyo twagahaye agaciro kurusha ibindi byose. Naho ibyo kuvuga ngo mama ngo ibi bizageza he, ndabizi vuba aha ngaha rwose turaza kuba twabikemura ndetse tubikemure neza. Sha uko niko byumva nyine ko turi buze kuba twabikemura ndetse tukabikemura neza, ariko sitekereza nawe rwose mama wawe Yesu Kristo, ngewe rwose katika none ndumiwe. Juma uvuze Yesu Kristo? Ati none se rwose erega byose ni nawe wabinyanduje ibintu byo kwivugishwa Yesu buri kanya byo kwigira nk'umurokore, niwe wanyanduje rwose pe, kandi urabizi rwose nge kuza mu idini ryanyu biragoye. Ati yego rwose ndabyumva biragoye, none se basi Juma kuba umuvuga hari icyo ubyicuzaho ndetse nyine biragusema iyo ubivuze basi? Ati no, ahubwo nyine mba mfite ubwoba ko hari n'igihe nzabivuga ndi kumwe na papa pe. Ubwo nyine nzaba numva ibyo ari byo. Ati ahubwo sori gato muvuze papa none ndabona aje muri salo, reka turaza guhita ko tuvugana mu kanya be. Ati okay ntari rwose witeho. Nuko papa Juma yahise kaza ndetse amusanga muri salo. Ati se Juma wavuganaga nandi? Ati papa nyine navuganaga na Era. Ati wavuganaga na wa mukunzi wawe se? Ati yego rwose papa twavuganaga nyine namuhamagaye kare ndetse yanze kunyitaba. Rero urumva nyine papa nagombaga kumekinga sure kameze neza pe, kuko urabizi uriya mukobwa nyine akunda kurwaragurika, rero nagize ubwoba rwose ko ashobora kuba yarwaye. Ati none wasanze sara amahoro umwana wanjye? Ati yego rwose papa nasanze ari amahoro, ahubwo nyine ngo yari yagize isoni ngo zo kunyitaba ngo ari kumwe na nyinara. Ibaze papa, ibaze ko atarabwira mama we ko dukundana. Ati harya mama we so ndi njya numva bita mwarimu ku itorero ry'iwabo? Ati yego rwose papa mama we ni wandi bajya bita mwarimu. Ati none ga mwana wanjye ko numva bizagorana? Ati papa bizagorana gute se kandi? None se ubwo uri kumva umwana w'umwarimu rwose wo mu itorero n'umwana wa shehe, ubwo se mwana wanjye ibyo bintu uri kubihuza ukumva rwose bizavamo? Ati ariko papa ngiye rwose mba numva ari ibintu bisanzwe kuba umwana nyine wa harya ngo ninde n'umwana wa mwarimu tukagabanya itiko. Okay nyine papa nyine mba numva kuba nyine ari mwarimu ndetse nanjye rwose papa ari shehe, ndumva nyine ngiye rwose papa ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'urukundo rwanjye rwose nawe. Ati ngiye rwose mwana wanjye ibyo sinkibivugaho ndetse simashaka no kubyitereramo, gusa umekinge sure neza kutazigera uvamo hano, kuko n'uvamo hano rwose mwana wanjye sinzi ukuntu bizagenda. Uriya mukobwa uramukunda kandi rwose nanjye ndamukunda, mama nari umukobwa mwiza, ariko rwose mwana wanjye urabizi neza nta mukobwa ugira idini. Bishatse kuvuga iki rero? Uriya mukobwa ugomba kumekinga sure neza akaza mu itorero ryacu. Ibyo kuvuga ngo wowe rwose uzareka idini simbizi ndetse sinanabyumva. Be serious rwose mwana wanjye. Ati yego rwose papa ntugire ikibazo, ibyo ngibyo nzabikemura ndetse nzabikoraho neza kandi ndabizi rwose uzabikunda. Ati okay fine, tarebe rwose nimba ari ukungukaho ni amahiri. None se mwana wanjye ubwo ngubwo nyine basi wari waganiriza uwo mukobwa ku bintu bijyanye no kubana kwanyu? Ati yego rwose papa dora tubigana ndetse tunabipfa, ndambwira atazabibwire nyina ndetse n'ikiba kibi. Ati okay rero ugomba kubimuganiriza ndetse ukumva ibyari byo rwose mwana wanjye, kuko gutyo waguma mu gihirahiro ndetse ntiwamenya n'ibyo nyine wazashituka rwose waravomeye mu rutete. Gusa rwose Era yaje guhura na Solange ndetse mu guhura na Solange yahuye na Solange dore ko yari ari kumwe na Dina. Ati Era bimeze bite se? Ati ni sawa rwose, ndabona usa neza rwose nk'umuntu uri kwitegura kuba yakora ubukwe. Ati yego rwose ndi kwitegura, ahubwo se wowe bigeze hehe ibyawe na Juma?
ati sha wareka n'iki ubuse kuko Juma sha sinzi ukuntu bizagenda pe, sinzi ukuntu bizagenda, urabizi Juma rwose mama we papa we ni abasilamu kandi rwose nanjye urabizi umwana wa mwarimu, rero shamba ndi kwibaza ukuntu bizagenda, ukuntu uriya muhungu tuzabana sha biba byanshanze pe, niba bizagenda bite naho Imana rwose. Ati no we wigira ikibazo mwana, umuhungu se si umukunda sha waberetse kurusha uko ubitekereza, uriya muhungu ndamukunda ndetse cyane pe. Ati okay, ahubwo njye numvaga akwiye kubibwira mama wawe. Ati ceceka Yesu Kristo, ibaze mbibwiye mama, urumva mama atanyica koko? Ati ye uko niko byumva nyine. Gusa Dina nawe yahise akabyitereramo ndetse ahita akabwira Era. Ati Era sinakubwiye sha sura nta munsi ntabimubwira pe, naramubwiye ngo azabwire mama we nyine ukuntu ibintu bimeze, bizaba ariko yamaze kuba yabimubwira, naho kuguma gutya rwose abimuhisha nanjye mbona ntacyo bizamara pe. Ati okay, nanjye rwose mbona ari byo bizima kuba yabibwira mama we. Ati yego rwose nanjye ndabona ari byo bizima, naho kuguma bihisha rwose sha ntacyo bizatanga ndetse nta nicyo bizamugezaho. Ati mva nkubwire rero, nizere ko ugiye kuva hano basi ubwira mama wawe ndetse ubimubwire pe, kuko mutabimubwira uri kwihemukira, kandi rwose umenye neza ko sha kugira ngo ubone umuhungu wahinduye idini kubera umukobwa biba bigoye. Ati kubera iki se atahindura idini? Ati no nyine urumva sha biragoye pe, biragoye kuko urabizi n'abakobwa nibo bahindukirira rwose abahungu, naho umuhungu nta muhungu ujya upfa guhindukirira umukobwa, kandi erega no kubigira ibya danje nta cyaha kirimo, none se abisilamu batwaye iki? Ati nyine ndabyumva ntacyo batwaye, ariko mama rwose sinzi uko azabyumva. Ati okay, ubwo rero uzahitamo kubana n'umuntu udakunda, ujye wirirwa ubabaye hagati y'ubugoryi bwawe, mva twumvikane rwose ubibwire mama wawe. Ndetse ntaribi rwose sura nyine ndaza kuba nabimuganiriza numva ibyo ari byo. Nuko Era yaje gutaha, ndetse mu gutaha rwose dore ko bashuti be bari bamushizeho igitutu cyinshi cyane, ntiyagombaga kuba yakererwa ndetse yagombaga kuba yatinda kugira ngo abwire nyina rwose ibyiwe na Juma. Nuko gusa mu gutaha yasanze mama wari mu gikoni, dore ko yahise kanamusangamo. Ati ese Era kusanze mu gikoni Era bimeze biti? Ati mama nyine hari ibintu nshaka kuba nakubwira pe. Ati mara noneho umwana wanjye ko mbona rwose wabayeseriye cyane, niko n'ibintu wabikomeje cyane, aho ni amahoro? Ati yego rwose mama ni amahoro ndetse nta n'ikibazo kibirimo, ahubwo nyine nuko hari ibintu bimaze imyaka 4 ntakubwiye, kandi rwose mama mbona ari ingenzi kuba wabimenya. Ati Yesu Kristo mwana wanjye Era, ibintu bimara imyaka 4 rwose utarabimbwira mwana wa, ubwo se kuko urumva ari byo? Kunteye ubwoba mwana wa, byagenze bite se, ni ikibazo se? Ati oya rwose mama ntago ari ikibazo, ndetse nta nubwo nyine, gusa ntago ari ikibazo, ahubwo nuko nyine nabonye ari ibintu ushobora kuba utakumva, rero ngira ikintu kimeze nk'ikimwaro ndetse n'isoni zo kuba nabikubwira ngo mbikumenyeshe. Ati oya rwose mwana wanjye ntukagira isoni zo kuba wagira ikintu mbwira rwose mba nteze amatwi kugira ngo nkumve, tubizi ko ndi umubyeyi wawe se mwana wanjye Era. Yego rwose mama ndabizi uri mama kandi uranyumva, ahubwo nyine mama nyine kimbwira nyine mwana wanjye rwose ngo uteze yombi. Ati mama Shehe uramuzi? Yego rwose mwana wanjye Shehe Abdul ndamuzi, uriya duturanye utuye haruguru yo mu rugo. Ati byagenze gute se mwana wanjye? Ati mwongeye mutongana na bahungu biwe kubera amadini muri kujya impaka? Mwana wanjye si byiza rwose kuba mwajya impaka ku bintu bijyanye n'amadini, buri wese azabazwa ibye. Ati oya rwose mama ntago ari ibyo ngibyo, ndetse nta nubwo aricyo kibyerekeyeho, ahubwo nyine mama wa muhungu witwa Juma se ntumuzi? Ati yego ndamuzi rwose, burya nawe njya mbona ushaka gukurikiza se mu bintu bijyanye n'imyemerere. Ati yego rwose mama nuwo nakubwiraga. Ati ariko kagangu ke kitwa Karimu ko mba mbona byarakajabutse rwose mwana wanjye, mba mbona ibintu byabo byo gusenga katabyitayeho, menya kaziyizira mu barokore. Ati mama ibyo ntabwo mbizi sinanabimenya, gusa nyine mama nagiraga nkubwire ko mama njye nyine na Juma turi gukundana ndetse tumaze imyaka 4 dukundana. Oya se kandi Era uvuze? Ati yego rwose mama uko wumvishe niko mvuze, nyine njye na Juma tumaze imyaka 4 dukundana kuva natangira kaminuza. Ati yego ye, ariko mwana wazi ko nta soni ugira, uzi umuryango uturukamo? Ati yego rwose mama ndawuzi kandi ndawubaha nkwa n'agaciro, gusa rwose mama nyine
nayo mpamvu nari nagize isoni zo kubikubwira, gusa uriya muhungu mama ndamukunda pe, kandi nkugiriyeho umugisha wazemera nkamusanga ndetse tukabana. Ariko wapfa mwana wanjye ukava mu idini ryawe ukagenda ukajya mu bisilamu. Ese abisilamu ntubazi? Ati mama ndabazi, gusa ukuntu umutekereza nzi ko nta mutima mubi ndetse ko ari abantu beza. Ariko urasetsa mwana wanjye, ubwo ngubwo mpagaze imbere n'urwo rutwe uri kumva nta n'isoni ufite, uri kumbwira ayo mateshwa ayo majwa. Atariko mama uzi ko uri umurokore, umva nk'ayo magambo uri kuvuga. Ati siko ndi umurokore, sose umvugishije amagambo nk'ayo ngayo, umva cyakora nkubwire mwana wanjye, niwiha kuvuga ngo ugiye kubana n'uriya musore uzagenda ugiye rwose, ntabwo nzaba nkigushaka mu muryango wanjye, ubwo uzagenda ugiye rwose, ntuzongere no kusakuriza. Ati oya rwose mama nawe ntukavuge gutyo. Ati mva imbere jya kuryama nta n'isoni. Nuko yarahise kagenda ndetse nyina asigara aho ngaho yitonganya. Atariko mana nanjye nagwisha ishyano, umukobwa wanjye rwose agiye ngo dore ko nta nubwo ari ugushyingirwa kuko sinabyemera biba, nta n'urusoni mu bisilamu mu bashehe njyewe ndi ubwo se naba ndi kwiga amasomo ya Bibiliya ndi gushaka kuzibera pasiteri, none nari kunzanaho amajwa ngo mu bisilamu. Cyakora mana narumiwe pe. Nuko yarahise kwiruka, ndetse mu kwiruka rwose yahise kagenda ndetse ajya kureba Juma. Gusa mu kureba Juma yahise kamuhamagara, ariko mu kumuhamagara yamuhamagaye ari kurira cyane. Atase baby ko mbona uri kumpamagara urira byagenze biti? Ati Juma mama namubwiye bya bintu byacu rwose ntabwo ugeze abyumva, ahubwo nyine yantutse ndetse yambwiye ko azanca mu muryango ningusanga. Ati oya se kandi ibyo bintu se mama wawe koko yabivuga kandi nzi neza ko ari mama pasiteri? Ati yabivuze, ubwo se wareka n'ikindi, yambwiye ko ntazigera njya mu muryango we rwose igihe cyose tuzaba tukiri kumwe. Ati okay none uri hehe se basi? Ati ndi ku gipangu cy'iwanyu rwose pe. Ati okay reka nze ngufungurire. Nuko yarabase ko mufungurira arije, dore ko rwose yari yarasanzwe anaganira na papa Juma ntacyo byari bitwaye. Nuko papa Juma yaje kubasanga muri salo ndetse asanga bari kuganira. Ati se era kuri kurira mwana wanjye byagenze biti? Ati nyine papa mama yanze ko nzabana n'umuhungu wawe ngo nuko muri abasilamu. Atariko abarokore babaye gute koko? Nuse ko turi abisilamu bitwaye iki ndetse ko wabana n'umuhungu wanjye ibyo ngibyo aricyo bivuze? Ese idini hari aho rikora idini ryabubakira urugo? Yabazi rwose ngo nyinshi zisenyuka kandi abo bantu barabanye ndetse bahuje idini. Rero rwose mwana wanjye ndumva nose basi mwana wanjye ubitekereza gute? Njye mbitekereza gute se nyine ndi kubona ngiye kuba naza ndetse nkabana rwose n'umuhungu wawe. Ati okay. Ati se Juma uriteguye ko wabana n'uyu mukobwa? Ati yego rwose njye nditeguye papa, nta nicyo bintu nkwaye dore ko umukobwa wanjye mukunda pe. Ati okay none se era uri buze kuba wasubira mu rugo ko numva rwose mama wawe yanakurakariye cyane, bishobora kuba byavamo ikindi kibazo. Ati oya rwose papa ntabwo ndi buze kuba nava aha ngaha. Ati okay nimba utari buze kuba wava aha ngaha rwose dore ko njyewe ngiye kuba najya no mu butumwa bw'akazi, Juma rwose ugumane n'uyu mukobwa kandi umwiteho neza, ubwo nzagaruka rwose nzagaruka ndeba ibyari byo gusa mugumane. Hari ufite imyaka ingahe rwose? Ati papa mfite imyaka 25. Ati okay uri mukuru rwose, naringize ngo mama wawe hari ibindi bintu rwose byaza byo kujya muri leta akajya kuturega ko rwose kaba twaguhemukiye. Ati oya rwose papa ntugire ikibazo, ndabizi neza rwose era ni mukuru ndetse afite uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka. Ati okay rero mugumane njyewe era ntubona se ko nari nanambaye nanapakinze. Ati yego rwose papa muzagire nyine ubutumwa bwiza. Ati Juma rero umwiteho. Ati papa reka ngo twaze bag nyine nyigushikirize mu modoka. Ati no mwana wanjye sigara wita ku mugore wawe. Ati se papa kandi kano kanyuse kumwita umugore wanjye? Ati none ubwo hari ikindi gisigaye ntari biguma wumwitaho, ubwo ngubwo nyine nzaza ndetse nzasanga mumeze neza tuzareba uburyo tubikemuramo. Ati sa rwose papa genda ndetse ugira ibihe byiza. Nuko era yahise kasigara aho ndetse asigara mu rugo rw'iwabo na Juma. Gusa mama era barakwereka haciyeho iminsi 3 yakomeje kurindira ndetse arindira ko rwose azabona umukobwa wiwe waraheba. Nuko mama Solange yaje kumureba ndetse mu kuza kumureba rwose yasanze Idini ahari ndetse ari kuganira na mama Era. Ati se mama Era ko mbona inzu mwayihaye urusaku byagenze biti? Ati wareka n'iki ko rya shyano ryanyu naritunganyije none rwose nararibuze ryaragiye burundu. Ati ese mama Era nuko nguko wapaganye rwose? Ati ntago ari ugupagana rwose, ahubwo ngerageza gukora ibyiza ibi bikanyitanga imbere. Ibaze ko umukobwa wanjye rwose
yambwiye amafuti, ibaze ko yambwiye amagambo y'amanjwe ngo ari gukundana na wa muhungu witwa Juma rwose, umuhungu rwose wa mukuru w'abisilamu. Ati ari gukundana na wa muhungu se Juma? Ati yego rwose mama Sura ngo niwe bari gukundana ngo kandi ngo rwose iramaramaje bazabana. Ati wow, congratulation rwose, umukobwa wawe rwose numva yarahisemo neza, yahisemo umuhungu mwiza. Ati ariko mu Masura waba umupfapfa koko, ubu nawe rwose nibyo ngibyo mpitiyemo, njye rero namushwishwuje ndetse namututse gusa mu kumutuka yahise ko yivumbura, amaze iminsi 3 rwose ntaramubona hano muri uru rugo. Ati rero usanze ndi gutonganya Dina ndetse mubaza ahantu rwose umwana wanjye yagiye. Nuko Dina yahise kavugira hejuru aterega mama Era, uratekereza se umukobwa wawe yaba ari he nimba atari mu rugo? Ubwo nyine agiye kwa Juma ngubu niho yibereye. Ati hoya ntibishoboka, atereka soka ahubwo ujye kumureba. Ati ariko mama Era uzi ko nta soni ugira. Ati se kandi mama Sura isoni gute? Umukobwa w'imyaka 25 n'umukobwa mukuru ushobora kuba yakifatira umwanzuro. Nuko bakiri muri ibyo bagiye kumva bumva umuntu arakomanze kuri portail. Gusa mu gukomanga rwose yari umuntu wo kwiposta wari ubazaniye ibaruwa. Ati hari ibaruwa yanyu rwose yari bagenewe ngo ni umukobwa wanyu witwa Era, niwe wayimpaye ngo nyibashikirije rwose. Nuko rwose Dina yahise kazana ya baruwa ndetse mu kuyizana rwose yahise kayishikiriza mama Era. Ati mama Era rwose iyo ni ibaruwa rwose Era yakwandikiye. Nuko mama Era yahise kavuga tahe ubusiri ishyano kandi rinyandikiye iki ryakuyeho telefone none rikuza rinyandikishwa amabaruwa. Nuko mama Era yahise kafungura ibaruwa ndetse mu kuyifungura nta bindi byari birimo, dore ko Era yamubwiraga ko rwose amukunda cyane ndetse ko ari umubyeyi wamureze neza ku buryo atabashaga kuba yabona uburyo yamushimira. Ati gusa mama nubwo utemeye ko mbana na Juma ntabwo byari gushoboka ko ndi kumuhungu nkunda. Rero mama nahisemo kuba nabana n'umusore nkunda wihangane kandi rwose ndatekereza njye na Juma tubanye neza. Nibikunda iyo myenda yanjye rwose iri aho ngaho zayimpakirira uyinzanire cyangwa yihe umuntu ayizane, kandi nabwo nubwo bitakunda mama ndabizi neza nzagura indi dore ko mbizi ko ibintu ari ibishakwa. Nuko mama Era yakomeje kuba yasoma iyo baruwa ndetse araseka cyane ndetse aseka amarira ari kuzarira dore ko yari afite n'agahinda. Gusa mama Solange yaramuribye ati mama Era nta mpamvu rwose ugiye kuba warira kuko ibi byose ni we ntandaro, iyo ukire ko kemerera rwose umukobwa wawe ndetse akajya kubana n'uriya musore mu mahoro, bari kubana ndetse bari kukwambika ikamba rya kibyeyi, none dore ibyo ukoze. Ati uriya mwana wanjye rwose namuciye mu muryango ndetse nta nubwo nkimushaka. Ati kumuca bivuze iki se ndetse yibaniye neza n'umukunzi we. Nuko gusa barakwereka Era aho yari yicaye muri salo nawe rwose ari kwa Juma agahinda kari kamwishe cyane. Nuko rwose Karimu murumuna wa Juma yaje kumureba ati se Era ko mbona rwose warakaye ndetse ufite agahinda. Ati se uracyari gutekereza kuri ya baruwa wandikiye mama wawe? Ati yego rwose Kari, erega nubwo nandikiye mama ndetse mubwira ko ntagimukeneye bitewe nuko rwose ndi kubana na Juma, ariko bibuke ko rwose mama ari we mubyeyi wandeze kandi akandera rwose mu bintu bikomeye. Rero ndi kwibaza ko ntunamuhemukiye ndetse namutengushye. Ati no rwose kuri iyi nshuro ntabwo ugeze umutenguha kuko rwose ibyo wakoraga nawe byari bifite umumaro, ahubwo we mureke ndabizi neza azabyumva ndetse azabyakira aze ndetse muganire, nimba ari n'inkwano rwose tuzayibashikiriza ndetse tubanze tumenye neza ko ibintu gutya bigiye kuba byagenda neza. Naho gutya rwose aracyakorakariye ariko igihe kizagera byumve. Nuko barakwereka rwose kwa mama Solange aho yari agahinda dore ko mama Solange yari afite agahinda ndetse afatikanyije na mama Era. Atari ku mama Era nubwo uri kubona ngiye mfite n'agahinda njye ntabwo bimbabaje cyane rwose kuko Juma ni umwana mwiza ndetse ndamwizeye. Aturamwizeye ariko rwose ni umusilamu. Atahe mama Era ibyo bigamo ntabwo mbishaka kuba ari umusilamu, ahubwo nicyo uzi ko abasilamu ari abana beza. N'abana beza sazaza mu rusengero rw'iwacu rwose abasha kuba yashima Imana ko ariko abarukore murasetsa. Ubu mwana wawe kuba atazaza ari kumwe n'umugabo wiwe ngo ahagarare imbere y'itorero ryanyu ashima Imana ngo yamuhaye umugabo mwiza ibiki n'ibiki, ibyo nibyo biguhangayikishije? Ati we rwose nta nubwo ari nibyo ngibyo gusa ahubwo umwana wanjye rwose aransuzuguye. Ati we rwose mama Era umukobwa wawe nta kosa yakoze kandi rwose ndabizi neza we na Juma rwose bazabana neza ndetse ibintu bizagenda neza. Nuko Era we yakomeje kuba yabana na Juma dore ko yari yamaze kwiyamira ndetse yakiriye ko rwose agiye kuba yakomezanya na Juma. Gusa mu agahinda ko kari kenshi dore ko yari yamaze kumenya ko umukobwa atazigera agaruka, yamaze kuba yaba umugore ndetse agiye kuba yabana na Juma. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda, inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Kwibutsa gukora subscribe aho turayikora kuri David Rwanda. Ciao ciao.